Thank you so much. Nakoze oti ukumva nakwivumbura nageze kuri pano nkasanga honorable hanyuma nkayimusigaho. Urumva ibintu nabitinyuka. Ntacyo bitwaye rwose Godfather. Muraho muzeyi. Murakomeye. Muraho. Nishimiye kongera kuhurira n'ahangaha. Yari iminsi twari duherukana kuri Twitter. Ariko nongeye kongera kuba waje no muri iyi si biranshimishije. Yewe niwe musore Kiana kabisa. Si yawe ongeraho mu isi yawe. Oya si mu isi yanjye gusa ndishimye ibyo wambwiye kuri Twitter ko mutazadutererana kabisa, ndabona niko kuri pe ndabibonye ubu ngubu ndemeye. Ibibazo ko ari byinshi mu gacwamwe. Ibibazo ni byinshi ariko ibibazo biraza gusubira ari bya bindi mu bya platform ya mbere byabajijwe kuri Twitter nibyo nza kugarukana ahangaha kuko nta mpinduka. Icyahindutse ni igice cyo kurasamo ariko adera cyari wa wundi na objectif ni ya yindi. Hakomojwe ku bintu byinshi, ntabwo ngende bivuge ku bintu byinshi, nta nubwo nza kubaza ku bintu byinshi. Sinzi niba ndibuze kubibariza rimwe ariko ikibazo ndibuza kubaza honorable. Social media ubuyobozi buyifata gute? Uburemere twe tubihereza nibwo namwe muyiha cyangwa tuyihereza uburemere idafite tukaba twikorera umutwaro uremereye kandi nta nicyo byari bitwaye? Ikintu muze kukinsubiza. Social media nk'abayobozi muyibona mute? Izi mvugo z'ubukana zihaba zikoreshwa n'aba bantu zifite icyo zakwangiriza yaba mu rubyiruko yaba no mu batararwanda muri rusange? Nicyo kibazo ngiye nifuza ko muza kunsubiza. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ndibuka speech ya His Excellency asaba ko urubyiruko rugenda rukajya gusubiza bariya abantu rukabanyumuza ibyo bavuga. Nabonye na First Lady nyakubahwa First Lady ejo bundi abisubiramo yongera kwibutsa urubyiruko ko bagomba kugenda bakajya guhagarika izi hate speech n'izi mvugo z'urwango z'aba batamiye uburozi baza kubifidinga abantu hano bakoresha imvugo zikakaye. Tanga urugero nko mu kanya impamvu tutari twabonetse hano, ntabwo ndanashimira umwana waje kumbwira ko hano bafunguye bafite n'abashyitsi. Twari mu ntambara the same thing yo kubaninga account aho abantu baza bakoresha imvugo mbi cyane muri bihe turimo zo gupfobya ariko no gukomeretsa no gusesereza. Abantu baraye ntabwo benda guhagarara. Ariko noneho ikibazo cyanjye impamvu nkibajije nuko nkuko mugenzi wanjye yambanjirije yavuze ngo hano baraza bakatubaza ngo ninde uba wadutumye ibintu dukora twakazibwa nande. Impamvu nta yindi, aba bahanya bafite ukuntu bakorera ngo bagahuza imbaraga, ugasanga abandi hano abantu babikora aha n'abantu bakora as voluntary, nubwo ariko bigomba kugenda buri wese ari inshingano ze kugira ngo arinde igihugu cye ahaguruke arwane ntawamutumye. Ariko noneho hari aho bigera hakaba inyota yuko dushobora gukenera abantu babatumirwa kugira ngo baze hano nkuko muzeha hari kandi adasiba kuza. Siho wonyine kuri Twitter twamuhustinze inshuro zirenze imwe, bakaza ahangaha bagatanga ubutumwa bagakomeza urubyiruko rugahaguruka rukarwanya aba baheza ngo. Icyo kintu ntabwo kihaba cyane rwose, cyangwa kubona abantu bari mu nshingano baza kuri social media. Ni protocol nini cyane pe kuri bitwara igihe. Iki kintu nagize amatsiko yo kumenya ngo ese social media nibi bintu twe tugira urugamba rukomeye cyangwa tukona ari ibintu biremereye, uvyanwe ibibona gute cyangwa mu mubibona muti? Muraza kumbwira tugabanya umuvuduko cyangwa twongera umuvuduko. Icyo ni kimwe. Impamvu yatumye nkibaza nuko ahangaha dufite ibice bibiri by'abantu. Dufite abaheza nguni
bakeneye gukubitwa accordingly nta mbabazi. Bimwe Scovia yavuze avuga ko tutagomba kubasubizanya ubukana, wenda ntitwakoresha ibigize ibyaha, ariko hari abakeneye gukanda ijisho tena cyane, tugakoresha test nabo bakoresha, tukabaha amagambo aryana nka nayo baduha. Abo ngabo icyo ni icyiciro kimwe, kandi we gonna face those people, tuzaba facing muri ubwo buryo. Ariko tukagira abandi bana bamize uburozi ariko bakeneye kuburutswa, bakaza muri kamandisi. Ku zindi platform cyangwa kuri Twitter hari abo twegere mu bumenyi buke dufite, muri orientation nke dufite. Umwana yaramanutse, yaramaze kuva 94 yahungana na papa we, yagarutse ejo muri tumuganirije, aramanuka agera mu Rwanda, yongera guhura na mama we, asanga ibyo bamubwiye ko umuntu ugeze ku kibuga cy'indege ari umuhutu, ngo hari imashini zibasya. Ubu turi kuvuga nagiye kuzuza inzu, yakoze ubukwe, arimo kubaka, aba mu mahagi gitoya, yasubiye mu gihugu. Urwo n'urundi ruhande rw'abana bahaye buno burozi, ariko bishoboka ko bashobora kububarutsa. Ariko abantu bagomba kubarutsa buno burozi, ntabwo ntekereza ko yego Godfather yabikora, Ingabire yabikora, Otisi yabikora, ariko dukeneye abantu mu by'ukuri baturutse mu nzego bashobora kuza kuganiriza urubyiruko rukava muri ubu buyobe. So ariko nkavuga ni kuko abantu badakunda kuboneka kenshi, nuko maybe uburemere duheza zino social media sibwo mwebwe muziha. Icyo ni kimwe, muzi kumfasha mutubize kuri icyo kibazo. Ikindi kibazo nashaka kuvugaho ni ikibazo uramaze kugisubiza, ntabwo ari ngombwa kugira ngo nongere nkibaze, kuko ubushize narakikubajije nyakubahwa honorable. Kuri iki kibazo uyu muvandimwe amaze kubaza cyerekeranye na Rwarakabije, nubwo to the corner. Ubushize igisubizo wampaye warambwiye ngo niba hari abantu bashobora kugenda bakajya kureka Rwarakabije, azajye kumureka. Rwarakabije yaratwishe muri Mudende, FDLR yarayoboye, yaraje iradutsemba muri Mudende, ngiye narukukiye Mudende, yaratumaze, yaratwishe. Azabibazwe gusa natanabibazwa, amaraso y'abacu yamennye azamukurikire, azayikurire ku mutwe. Icyo ngicyo ntabwo nza kugitenda, kuko ubushize wampaye guidance yuko bigomba kugenda. Ariko Rwarakabije yaratwishe muri Mudende. Hari umuntu ukoresheje ijambo none harikomeye, aravuga ngo baba barafashe bakanywa umuti ukarishye, ibyo bintu bakabyirengera. Yego of course nabyo birashoboka ko maybe mwabonye ko bikwiye ko Rwarakabije mukareba ibyo agomba gukiza. Of course niba FDLR coalition yarayoboye nuko byari bimeze kuza nk'umuntu akayica intege, ku buryo yiciye intege, reka twemere ko kibakirebye. Ariko muri Mudende Rwarakabije yaratumaze. Icyo ngicyo sindi buze kukigarukaho. Nanatekereza ko n'aba victime b'ibyo Rwarakabije yakoreye Mudende, ntabwo ntekereza ko ari umwanya mwiza wo kujya kumurega, ntabwo barabona izo ntege. Aho ngaho sindi buze kuhagaruka. Muze kumbwira kuri icyo kintu, hanyuma noneho mutubwire hakorwa iki muri izi platform. Aba bantu bashyize mu imbaraga nyinshi, ubuyobozi buzibona buti? Turabikanga ntacyo bivuze. Murakoze cyane, mutubize kuri icyo kibazo. Reka mpere kuri icyo cyane, kuko urongera ukakimbaza. ngira ngo n'igihe cya za Mudende n'ahandi, uzi ko wari wabakuriye hariya waje yanaguye no ku rugamba, niba ntibeshya, cyangwa se wenda niba hari Mudende ebyiri, igihe cyabankundiye, uzi ko yaguye hariya ku rugamba, niba iki gihe wari wakuriye. Ariko n'ubu ngubu niko ko bimeze, niko ndi bugusubize ko no hari abafashe ibinuza batwara mu nkiko, baramurega, noneho bashaka ko
ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bujya gukora za nkete, kuko ntabwo ari umuntu, ntabwo umuntu si ujya kwirega, ni abantu bajya kumurega. nkaba ntuza, hari abasirikare benshi baje, koroneri wari muri Sainte Famille, we abo muri Sainte Famille baza kumurega, yaciye urubanza arafungwa muri none. Ariko hagomba kuboneka abajya kumurega, bakamurega, bakabyerekana, bagatanga n'ibimenyetso ibyo ari byo, cyangwa se bakanasaba noneho za nketi zikajya gukorwa kugira ngo barebe uko uruhare yabigizemo. Ariko ntabwo ari uzirega, rero ni abantu bagomba kumurega. Ahubwo noneho bamureze wenda bikavuga bati ko ari ntacyo bakoze, kuko urumva naho ngaho n'uwo ni Kabirigi, wenda oya si Kabirigi, ninde uyu nguyu wari muri Sainte Famille, nawe waraje yari mu koroneri, ariko biza gusanga hari abo yishe muri Sainte Famille cyajyaga ajyayo. Imanza zarabaye, ndetse acibwa urubanza, aranafungwa, afungirwa jenoside. N'ubu rero ntibimubuza rwose ibyo ari byo byose. Hanyuma hari ikibazo babaje uti mbese ariko uko tureba social media niko muyireba? Barashoboka wenda kuko tutayibona wenda nk'uko muyireba, kuko burya mu Rwanda hano hari mu buyobozi bafite hari ibibazo byinshi cyane birenze n'icya social media kirimo n'ibyo. Nk'ubu ngubu iyo murimo mugomba kubaka imihanda, mutwara ntuza, mbese ibintu byose bihari byo kubaka, ubuhinzi, byo kubakira abatishoboye, byo kubaka amashuri, byo kurwana n'umuco w'u Rwanda n'ibindi. Ibibazo ni byinshi, kubaka imihanda, kubaka mbese igihugu. Iyo uri mu gihugu rero ibibazo ni byinshi cyane, n'icyo kirimo. Hari ubwo rero ushobora gusanga priority wenda ubishyira n'ahandi. Buriya iyo ufite ibibazo byinshi cyane, priority ugenda ufata priority. Ni nacyo gituma ubona nka perezida n'abandi bavuga nyamuneka mwebwe urubyiruko, ndetse bagasaba n'abantu bari hanze bati ubwo mubizi neza mukaba mubijyamo neza, nyamuneka iyo ntambara nimuyirwane, kuko dufite hano izindi ntambara nyinshi washyira muri priority. Nkuvuge nk'ubu ngubu kurwanya igwingira ry'abana rirata kureba, uri mu Rwanda ubireba, nicyo priority bariya wazabasubiza na nyuma. Kandi nyine ugize Imana kuko ufite n'urubyiruko ruba ruri aho, ruri mu mashuri, abari hanze bashobora kubigusubiriza. Ahubwo nk'uko bishaka ko mwe mwiyorganiza, urubyiruko rwiyorganiza, noneho rwashaka informations mukatubwira, tukageraho tuzitanga, mugenda muzikura. Cyangwa mwashaka ko abantu bazamo, nk'uko n'ubu nyine navuze nti nubwo mwajya mushaka rimwe mu cyumweru najya nza, mukatubwira nabwo tukajya tuza tukabikora. Ariko ntabwo wafata umuminisitiri wenda tuvuge uwo bireba cyane, nubwo bikwiye ko tureba twese n'abamene bumwe, ngo imbere yaho haba hari n'ibindi bibazo byinshi cyane agomba nabyo gushakira ibisubizo. Ni nacyo gituma iteka ababwira ukumva nyine nk'ubu perezida, nyamuneka turubyiye ko mwagiye mwabikoze, ntabwo ati ngiye guhaguruka mbajya imbere tubikore nk'uko wenda akora ku bindi n'ibindi usanga akurikirana akajya kureba. Ariko nk'ibi rero ni inshingano y'urubyiruko bwo kwiyorganiza,
ubwo no kumenya ko bavuga ibyo nuko mubikurikira. Ushobora gusanga wenda nk'abo ngabo batanabikurikira, mbese mperaho nkuye kuri Twitter najyaga mbibona no ku zindi social media nk'iyi ngiyi sinajyaga mbonaho byinshi, najyaga mbona iby'amagambo magufi wenda yihuye rimwe na rimwe n'umwe muri abo ngabo uvuga, ariko ukaza kubona undi umushubije by'amagambo magufi utazi ko abantu bashobora guhagarara hano bakaganiraho nk'uko turimo tuganiraho, nyuma wenda mukazabishyiraho mufite uko mugenda mubigabanya. Ariko rero mwibuke ko social media ari ikintu gishya, ntabwo kiramara imyaka irenze igeze kuri 20. Ubwo rero nk'abantu b'i Burayi mushobora kuba mwarakimenye mbere, abantu twebwe tukakimenyana nyuma, nubwo twagiye buhoro buhoro abantu bakagenda bagerageza. Noneho tekinoloji yabaye ijya hose ituma no mu Rwanda twarayimenye tugenda tunabikurikirana. Ariko nimugire ngo ni ibintu bishya, ntabwo ari ibintu twari dufite nk'ibya kera. Ubundi bashaka kujya gusubiriza kuri televiziyo, gashaka kujya gushaka ibinyamakuru bivugiraho n'iki. Ntabwo rero abantu byahindutse ngo bijya hariya. Ntabwo turaba nk'uko ubu nka Trump ubona avugira mu kabineti ariko akaza gushyira ku rubuga rwe akandikaho ibyo ngenda yandika. Ntabwo birajya muri culture yacu muri twebwe. Ubwo ibintu niko bigenda bikora. Ubu ngubu twatangiye buriya n'abandi buriya nk'uko mugenda mubitubwira, ubwo n'abandi tuzagenda dukurikirana kugira ngo iyo ntambara mwe kuyikoraho mwenyine. Ikibazo cyanjye rero kuri Mutesi, urumva ngaha conclusion ya Romeo Dallaire yavuga ko ibingibi ntabwo ari itangazamakuru gusa bakoraga, bari abantu bakoraga ibyaha kandi babizi. None Mute, birashoboka ko agengeze kumva isesengura ryawe uvuga ku binyamakuru, numva ngize amatsiko. Ikibazo cyanjye kiravuga ngo hashobora kuba hari umunyamakuru wantandukanyiriza umuntu w'umunyamakuru ukunda igihugu n'umunyamakuru ukunda ubuyobozi cyangwa ubutegetsi. Abantu bombi bashobora kuba batandukanye. Bari abanyamakuru bo kuri RTL bari ku ruhe ruhande? Cyo ni ikibazo cya mbere. Cya kabiri, izi mbuga nkoranyambaga uko ubibona, cyane cyane twebwe turi hano, ni ayahe makosa? Singiye kureba mu yo twita ngo ntibigarasha, aho twita ngo ni interahamwe. Definitely aho ngaho hari ikibazo. Ni ayahe makosa kuri twe turaha ushobora gusanga twagwamo tuzi ko ibyo dukora ari turi ku ruhande rwiza, ariko tuvuga ibintu bibi bishobora kuducamo ibice? Ni hehe? Kuko izi mbuga nkoranyambaga urazikurikirana, ni hehe ubona twakwikosora cyangwa twagenda twitonze? Urakoze. Icyo ni ikibazo cya Mutesi. Reka mbibarize rimwe ndamanuka hasi kugira ngo mwanya abandi. Ikibazo cya Honorable, reka nkinde kano ka audio kavuye mu gitabo cya Romeo Dallaire nanone. No sooner had I put down the phone than Robert came in with another message from Kagame. He was offering to immediately reinforce the RGF with 2 of his battalions to assist them in getting the rogue units under control, especially the Presidential Guard. He needed an answer right away. Usomye igitabo cya Romeo Dallaire kenshi ku bantu bagisomye cyangwa n'abataragisoma nababwira kugishaka mukagisoma. Hari ahantu henshi cyane Romeo Dallaire agenda avuga aho afande yamwoherezaga ubutumwa bwinshi cyane ashaka gufasha mu gukemura ikibazo, ashaka gufasha ingabo z'umuryango w'abibumbye izo za MINUAR, ndetse ahangaha agenda atunguwe no kumva ko yashakaga ndetse gutanga ubufasha ku ngabo za leta arizo bita ngo ni Rwanda Government RGF. Honorable, ibi bintu byari gushoboka ko impande ebyiri zihanganye zari gukorana kugira ngo zihagarike ubwicanyi bwakorwaga na Special Force n'abakomando ba Habyarimana? Murakoze.
Okay, Tiki, ubajije honorable ubaza na Mutesi. Tiki, cyari cya Mutesi, cya kabiri cyari cya Honorable. ariko uribuka ko ikijyanye n'itangazamakuru yakibajije Mutesi, hama igikurikiye yakibajije Honorable Tito Rutaremara. yes. Ariko twibuke ko Mutesi yatubwiye ngo reka Mutesi wenda hanze yari yatinye kuva kare yatinye kuvuga mbere yawe. Ariko ubwo ari muri interaction mu kuganira ntacyo bari babanje ikibazo yabanza akasubiza then rugakurikizaho honorable Tito. Mutesi Scovi wasubiza. Yes. Urakoze cyane. Nanone hari icyo yavugaga ku kijyanye n'amakosa dushobora gukora ku mbuga nkoranyambaga cyangwa n'abandi. Reka duhere ku igisubizo cya mbere gishobora gusubiza icya kabiri. Uko mbitekereza, impamvu nkoresha ijambo gutekereza kuko sinjyewe kwemeza ko ibintu ari ukuri. Muranyumva? Kumva turakumva. Okay, thank you. Icya mbere, gukunda ubutegetsi no kuba umunyamakuru ni ibintu bibiri bitandukanye. Buriya njye mbwira abantu ko gukunda ubutegetsi ni ugukunda ubutegetsi kuko bukora ibintu byiza, kuko nta kintu kiruta umubyeyi ukubyara. Ariko tuzi ko hari igihe umubyeyi ufata icyemezo ugatandukana nawe mu mikorere, mu migirire, ugasigara ufite n'ipfunwe ry'uko abantu bamenya ko wabyarwa n'umuntu umeze utyo. Ntabwo bivuga ko uriya muntu atakubyaye, ariko nyine wabyawe n'umuntu udakwiye kuba umubyeyi w'umuntu umeze nkawe kuko ufite ubumuntu. Kansubire ku binyamakuru n'abanyamakuru mu gihe mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi no mu gihe cya jenoside. Tuve kuri ba bandi tuvuga abandi. Ni ukuvuga ngo kuva isi yaremwa amagambo y'urwango, uretse n'umunyamakuru, uretse umunyapolitiki, uretse umuntu wese ukoresha amagambo y'urwango aba akoze icyaha. Nubwo isi itagira ubutabera, umuntu gukoresha ijambo ngo isi ntigira ubutabera, ngira ngo abaje bakerewe barimo Godfather, impamvu navuze ngo isi ntigira ubutabera nuko padiri yambaye masotera muri kiliziya, Abatutsi bapfa ari kumwe n'abasirikare b'Abafaransa n'abandi bantu, hariya abaturage bapfa baterwa grenade. Isi ntiyabona ko yakoze icyaha, abiteye inda umuntu abyaye kuko yari yahisemo kuba padiri. Isi ibona ngo yakoze icyaha. Isi ntigira ubutabera, ariko buri cyiciro cy'abantu, buri hantu aho abantu bari bahitamo gushaka ubutabera kugeza babubonye. Rero abanyamakuru bagaragaye mu gihe mbere ya jenoside, nyuma yaho, kandi mu gihe cya jenoside twari dufite abanyamakuru b'abanyabwenge, dufite abanyapolitiki bize cyane bakoresha imvugo ku buryo umuturage ayumva adashidikanyije. Umucamanza mu rukiko rwa Arusha ku manza z'abanyamakuru yaravuze ngo hatabaye kujijisha, guhishahisha, kwiyoberanya, radiyo RTRM n'abayikoraga ubwo bari muri abo baregwaga bagaragaje bashishikaje mu buryo bweruye kandi bwumvikana neza basaba Abahutu kwica Abatutsi, ari nacyo cyaha baje no guhamywa n'ibindi. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo gushyigikira ubutegetsi, ngo nakuba njye mvuga ko nashyigikira RPF, ntabwo nshyigikira umuntu uri muri RPF wakoze ikibi. RPF ifite imirongo yavuze kugenderaho, gukura abaturage mu bukene, ubutabera, ubumwe, bya bindi byose twese tubona. Niba hari umwe muri abo rero ari muri RPF watumye ubumwe bw'Abanyarwanda bupfa, watumye ubutabera budashyikwaho, ntabwo uwo muntu mushyigikira ko mushyigikiye RPF. Oya, ngewe nguma gushyigikira RPF ya mirongo yashyizeho, uwazanye ikizira muri bo, nkajya mbabwira nti iki kirayi kirimo nimutinda kirabuza ibituranyi. Ubwo ndavuga ku bazi uko tubika ibirayi iwacu mu Rwanda. Icyo abavugaga bariya bose ndajya nkubwira ngo hari abanyamakuru bashyigikiye n'ubutegetsi, babana n'ubutegetsi, wenda bumva nta n'icyo bitwaye, ariko bakanga ibikorwa by'abategetsi. Uyu munsi uko u Rwanda rumeze, abana bajya kwiga, twivuza, turyamye,
dusigaye dutinyuka abantu bakarara mu nzu umuntu akaryama yambaye ubusa buryo niba umva abantu bavuga ngo barara bambaye ubusa ntabwo biteguye kurara biruka ni ikimenyetso ubundi gikomeye nk'ubu hari ibice bimwe na bimwe muri aka karere umuntu ashobora kuba aheruka kurara atambaye ikoboyi ifunze n'inkweto zirimo rase kera kuko isaha iyo ari yose ariruka ibyo ubwabyo niba ari uko tumeze mu gihugu ariko hakaza umutegetsi cyangwa umuyobozi cyangwa imvugo z'umuntu zituma tuza kongera kurara duhangayitse uwo murwanya nk'aho ntitaye ku butegetsi abamo kuko ni ikizira cyaje ku butegetsi bariya abantu rero ntabwo bashyigikiye ubutegetsi bari bahuje umugambi mubisha wo gutsemba abatutsi no kubarimbura ntabwo ari uko bari bashyigikiye ubutegetsi kuko niba bashyigikiye ubutegetsi bari bugumane na Agatha yari ahari PM yemeraga ko abantu badakwiye gupfa muri press conference abanyamakuru babazaga ibibazo n'ubu njya mbibona muri video yabazaga ibibazo wumva ko biganisha ko asangiye n'abandi bantu umugambi ari ugushyigikira ubutegetsi nawe bari bumushyigikira yari minisitiri w'intebe ntabwo minisitiri w'intebe ari umuntu woroheje ahubwo bari bashyigikiye umugambi mubisha so n'uyu munsi umunyamakuru njye mvuga ko akora amakosa mu buryo butatu cyangwa umuntu wese uri hano uvuga nk'uko namwe mwese mufata ijambo mugatanga ibitekerezo nshobora gukora ikosa kubera ko ntafite ubumenyi ku byo navugaga ariko natanze igitekerezo uko mbyumva ariko nkakoramo ikosa cyangwa icyaha bitewe n'ubumenyi ni nayo mpamvu umucamanza iyo asuzuma icyaha cyangwa umushinjacyaha kurega basuzuma umugambi noneho bakaza gusanga warakoze icyaha cyagize n'ingaruka ariko utari wateguye umugambi hari uko amategeko abiteganya bikoroshya n'igihano iryo ni ikosa ryashingiye cyangwa icyaha nakoze ntazi ko ndimo kugikora icyaha kabiri n'igihe ibintu mbizi neza ariko umuntu akanshuka nkatwarwa n'amarangamutima nkakora icyaha icya gatatu ni igihe umuntu ahagara ku maguru ye abiri abizi neza ntaho atabishidikanyaho ari inzobere muri byo akabigoreka abishaka akarema amacakubiri mu bantu agakoresha imvugo z'urwango ntibikabe ariko ndatanga urugero nonaha iyo turimo kuvuga Habyarimana yabyaye abana benshi ariko izina rikomeza kugaruka n'iryo wavuze ko isi atigeze akora jenoside ariyo Habyarimana Jarike n'ufite ibikorwa arimo gutegura bishobora gutuma abanyarwanda twongera kubura amahoro none se ntafite abandi yavuze niba abandi bibereye mu buzima bwabo ntabwo bitureba ariko uwahagurutse agashaka ko abanyarwanda tugubwa nabi tumugwa nabi imbere kugira ngo atabona ubuhumekero akatugwa nabi so ubwo buryo rero nibwo bukubwira ngo ngewe rero nkafata umugambi ngambiriye nkafata umuntu nka Habyarimana Jarike nkamuha mikoro yo gupfobya jenoside gukina ku mubyimba negeze mbona video njyango n'ubu ziracyaboneka muzazirebe abajya bavuga ko aba bantu batateguye jenoside ngo banayikore mubereke abana babo bagosora abajijwe n'umunyamakuru w'umufaransa aramubaza atari ko bavuga ko wateguye jenoside mu mvugo yawe uvuga ko ari nawe wavuze ko ugiye gutegura imperuka arangije aravuga ngo abo batutsi bavuga ko nabishe bazaze banshinje umuntu gukoresha imvugo y'uko abo yishe aribo bagomba kumushinja iyo ari umuntu uhakana icyaha yari bivuga ngo abambonye banshinje ariko yaravuze ngo abatutsi nishe bazaze banshinje nta nubwo uyu muntu arimo guhakana icyaha arimo arashinyagura abo yishe tena izo mvugo rero n'izindi tugomba kuvuga ukuri uko kuteye ngenda avuga bagosora niba umwana we nta cyaha yakoze ntabwo ndi bumubuze kuvoma ku iriba mvomaho ntibimbuza ko niduhurira mu isoko tubwiganwa tugacuruza nitujyana ku ishuri abana bacu ntibivuga ko batigana ariko mu gihe azicara akavuga ngo umwana wanjye ntari bwicarane n'uwa runaka kubera ko bajya bavuga ko data yakoze jenoside bamubeshyera agatangira kurema ibyaha ntabwo turi bwumvikane ariko ubusanzwe nta kibazo afite kuko icyaha ni gatoza amategeko yacu y'u Rwanda yarabikenyemye arabyeza ntuzabigore kuzamenye ngo nawe afite andi maramuko ahiga ku mbuga nkoranyambaga rero twirinde amakosa ateye ate nitureke gukora ibyaha biteye bite bano bantu nababwiye ntangira batari bakaje dufite turwana n'abasazi badafite icyo bahomba wowe utwaye imodoka nziza ya Range Rover ifite ibirahure bihenda
uciye ku musazi watoraguye ingiga y'itafari cyangwa ikibuye, iyo azamuye ajya gutera usa nk'umwitaza kuko afite icyo ari bukwangirize cy'agaciro. uwo arimo ariruka ntiyambaye inkweto, yambaye ibirenge, araho arabunga nka roho mbi atazi aho buri bwirigeze. So twirinde rero ko abo bantu badafite icyo bahomba bakoresha imvugo z'urwango no gupfobya abantu no kurobanura abantu no kurema amacakubiri, nka ba bandi bajya bavuga ngo jyewe ndi interahamwe, akaza akavuga ati jyewe ndi umuhutu, mubimenye ko ndi umuhutu kandi nzarwanya abatutsi kugeza mpfuye. Ntuzakore ikosa rivuga ngo nanjye nzarwanya abahutu, kuko abahutu bose ntabwo ari ikibazo. Uyu munsi dufite abantu bamwe bavuga bati nk'uyu mudamu watanze ubuhamya, hari abamuhishe umunsi urarenga ibibiri kugeza inkotanyi zimanutse zimugeraho. Uwo muhutu wahishe uyu muntu, bene wabo bose bakaramye barya impinja batagira icyo basiga inyuma. Yego njye mbona umuntu ufite umuzimu cyangwa uwatewe no gukora jenoside barasa. Twabonye abantu mu mayaga barya imitima y'abantu, wazarendo zirimo zirarya imitima y'abantu hano. Birasa neza ugira ngo se na nyina n'umwe n'umuntu n'umwe ni copy paste bapestinze, kubera ko barakora igikorwa gisa. Rero twirinde ko bakoresha amagambo y'urwango abiba amacakubiri yibasira abantu. Twe ntitwibasira abantu, tubwiza abantu ukuri, tubereke ibyabaye, tubabwize ukuri. Udafite icyaha twe kumugereka ku cy'inkomoko, ariko ugifite ntidutume yidegembya ngo arenze akaguru ku kandi, ngo amwe kavuga ngo ubwo interineti ya hano Trump yishyura kuri make, cyangwa tuma nyibona kurusha Scovia wagiye Nyamagabe pfo aho network itafashe ngo anyifatire ku gahanga rirenge. Wowe wicaye ufite interineti ngo umwemerere, nawe ngo aze kugukubirana kuko ari amasaha yo kuryama, ngewe ari kumanywa ngo nanjye mwemerere. Nicyo cyonyine. Tuzirinde gukora icyaha, macakubiri, kwibasira abantu badafite icyo batwaye, kutarema ubunyarwanda. Wakoze nyakubahwa Honorable Tito yavuze ngo iki gihugu ni icyacu twese, twese habe n'abandi bakoze jenoside. Uwakoze icyaha aza kiryozwe. Ndasoreza ku nkuru z'abantu bava muri Kongo uyu munsi batahuka Abanyarwanda. Buri munsi dukora inkuru zabo baza. Bwa mbere baza sinigeze mbyitaho, basaga nabi, bari bafite umwanda, bafite abana barwaye bwaki, byari bibi cyane. Sinakoresha ijambo ngo abantu ntago sinzi niba abantu nakoresha guhumura cyangwa irindi jambo, ariko basaga nabi ku buryo bumvaga bafite umwanda uhagije. Bariya abantu baraje, haza abagore n'abana, aho usanga haje abagore 40 n'abana 150. Noneho nkatangira gukora imibare ngo umugore umwe afite abana bangahe. Basi ukabona harimo umusaza wa wundi ushaje uretse no kurasa no kuvuza induru nta kibishoboye. Umugabo urimo muto ukabona n'ufite ikibando ucumbagira wamugaye cyangwa ufite ubundi busembwa. Noneho nk'abazaba abana bavutse kuri bande. Base ni FDLR, bari mu misozi barakiruka, bararwana cyangwa abandi baguye aho ku gasi hose. Ariko nayo ku kintu ngo nubwo ari abagome ntibazi no guha abana babo ibyiza. Babana n'abana bo muri ayo mashyamba bagapfa nabi. Ariko ababayoboye abana babo babipari i Buruseli, abandi bari Washington, bagakomeza babwira bati muze tuzakuraho u Rwanda, tuzakuraho Abanyarwanda, bya bintu byose bababwira. Abo bafashe mikoro barimo kubavugira nta n'umwe uri mu ishyamba unyagirwa. Abana babo baririya n'abagore babo, niyo yagwa ko wenda barahunga icyaha, ariko abana be bazaba bameze neza. Nibo barimo kutwataka hano, nibo barimo kutwandikira, nibo bafite interineti yihuta, nibo. Ariko ntituzagwe mu mutego w'ibyaha byabo. Ngira ngo nari ngerageje gusubiza gukunda ubutegetsi no gushyigikira umugambi mubisha ubutegetsi bwaba bufite ubwo ari bwo bwose. Gushyigikira umugambi mubisha ubutegetsi bufite bitandukanye no gukunda ubutegetsi. Kandi umunyamakuru ntibimukuraho gukunda ubutegetsi iyo bukora neza, agakora inkuru ze akazibona. Ariko nanone kuvuga ibyo ubuyobozi butakoze neza kandi bibangamira bwa bumwe bw'Abanyarwanda, bibangamira ubukungu n'ubuzima, ntabwo bivuze kurwanya ubutegetsi, bivuze kurimo kwanga. Kuko najya mvuga ngo hari ukuntu wajya uvuga ngo ningera mu rugo papa akahantanga aranyica. Papa wanjye nta muntu wigeze yica, ariko navuga ni papa yanyica. Ako kantu ko kuvuga ngo papa yanyica katumaga ngerageza kugira ibyo nshyira ku murongo. Na hano rero n'abayobozi iyo bakora bavuga ngo amategeko arandeba, abanyoboye barandeba, unyoboye niba we ari ahandi atabireba, abanyamakuru barandeba, umuturage arandeba, ukoresha internet arandeba, bituma ahora ashaka kunoza ibintu. Nubwo waba utari bumuhitane nk'uko twavuga ngo iwacu baranyica, ariko iwacu ntawe ubishe. Ngiye ntekereza ko abantu bari hano bose ntawe utarakoresha ijambo ngo iwacu baranyica.
ndabashimiye. MC Queen Queen bari hari ikindi kibazo Tike yabajije ndibaza yavuze byose honorable byashojwe honorable hari kimwe yabajije honorable yabajije twamwakira akamanza niba ukibuka wati dusubiriramo ya reka nsubiremo mbwire honorable Tike yabajije ngo honorable yakomoje ku gitabo akina audio ubwo ni audio book igitabo cya Romeo Dallaire yanditse haraho Romeo Dallaire avuga ko yandikiye His Excellency Afande Pique amubwira ko ngo niba byabananiye gutabara abaturage cyangwa guhagarika se mbaho ubufasha nohereza abasirikare barapiye mufatanye se agira ngo naha musaba ngo bafatanye n'abahabyarimana kuri nge amusubiri ntabwo nshatse gusubiriza ubwo nuko abasirikare babyamanira batemeraga ko bari gukora genocide bari kwica abatutsi abati mbafashe basi guhagarika bari kwica simbizi ubwo sinshaka kumusubiriza wenda ikibazo cya Tike cyagiraga kiti ese byarashobokaga koko wenda akabaza honorable nkamwe mwari mu buyobozi mu nzego z'ejo za RPF na RPA byarashobokaga ko ibyo bintu Afande His Excellency yasabaga Romeo Dallaire byarashobokaga ko Afande Pique yari inkotanyi za RPA inkotanyi cyangwa abasirikare ba RPA bari gufatanya n'umwanzi abasirikare ba Habyarimana guhagarika genocide ngo iki kintu yarasabye mwe mwumvaga gishoboka nimvaga ari cyo kibazo niba nibuka n'abandi basunganira umwanya n'uwa honorable Mzee Tito. Oya uriya genocide itangiye nyine abantu basabaga ibintu ariko ihagarika ifasha igahagarika genocide bakavuga ko batabishoboye noneho na iriya leta uko Habyarimana akavuga ngo genocide ntibashoboye kuyihagarika kuko iba hirya kandi turimo turwana ngo ni umwanya wo kuyihagarika twabwira ntacyo bitwaye niba mutabishoboye nibura se nimwandike mushyire itangazo muvuga muti genocide nihagarare twebwe abasirikare b'u Rwanda turayihagaritse bakabyanga ntibabikore nibwo rero Dallaire yazaga kumbwira amubwira ati rero niba bumva bavuga ko ntuza bumva badashaka bumva batabasha kuyihagarika reka nibatureke tuze tuyihagarike cyangwa se reka tuze tubafashe tuyihagarike ibyo rero buriya biranashoboka kuko n'ubwo twayihagaritse barimo barwana turwana nabo twarihagaritse iyo batufasha yanahagaritse gusa bo nuko bashakaga n'icyo bifashishaga nabo bari barimo inyuma bajya inyuma bakajya kwica bakajya gufasha abaturage kwica aho byananiranye nka hariya za Bisesero n'ahandi babonaga ko abantu bagize resistance bahamagara abasirikare bakaza bakabafasha n'abasirikare nabo bakagenda bica hirya no hino ariko ibyo ni uko twajyaga tubonana nabo noneho bakavuga ibyo ngibyo ngo urumva ngo hari intambara ngo niba ari ibyo ni mubivuge ko ihagaze byo byonyine noneho Dallaire niyo yaje kumureba nibwo yamubwiraga ati niba mutayihagaritse rero reka tuze tugufashe bihagarike cyangwa se abasirikare b'u Rwanda niba bavuga ko bose bumva batari bakora genocide niba bumva ngo ntibabashije kuko biri hirya no hino reka tuze tubafashe tuyihagarike urumva rero kuko bari barimo bayikora ntabwo bajyaga kubikunda ko bananze se ko bananze nuko babivuga kuri radiyo ngo ihagarare ko babyanze ari icyo wibaza guti mbese ubwo birashoboka ko bajya hamwe mugakorana buriya tumaze guhagarika genocide hari abasirikare 1500 babo n'abaofisiye yabo n'abandi baricaye baraza binjira muri RPF baza n'amatitre yabo baba general baba koloneli n'abandi
ndetse n'imirimo bari bashinzwe, binjira mu gisirikare bafatanya na RPF. Na burya nyuma yaho hari benshi bagiye baza, mbese baza bavuye no hakurya, baza iyo bazaga bakabaza uwumva agashaka ari mutoya kujya mu mashuri akajya mu mashuri, ushatse kujya mu gisirikare akajya mu gisirikare. Mu gisirikare bafite organisation yayo ko imeze buriya nk'uko twabakiriye muri icyo gihe cyose, kuko barimo baraje ugasanga ndetse niba minisitiri yabayewe cyangwa umukuru w'abasirikare, ariko n'abandi wenda umujenerali ushinzwe ibihugu cye, ugasanga iyo mirimo bagiye bayifite. Kuko kwinjira muri iki gihugu, icya mbere objectif ya mbere twari dufite no kuvuga ko tugomba gufatanya n'abanyarwanda, tugomba kujya hamwe tukumvikana n'abanyarwanda. Buriya rero ntabwo wumvikana ngo ukorane cyangwa wumvikane n'uwo mwari muri hamwe, muba musanzwe mwumvikana. Uwo mwumvikana mugakorana ni wa wundi mwari muhanganye, ni uwo nguwo. Buriya nicyo twagiye dukora ariko basirikare ari no kuba banyapolitike. Ntabwo wategereza ngo njyewe ngo nzumvikana nabo twumvikana, uwo muba mwumvikana nyine. Nk'uko ngira ngo Scovia yarabisubiyemo, nk'uko u Rwanda ari urwacu twese, ari urw'iyo nterahamwe, ari urw'undi twese tugomba kuruturamo tukarwanamo, ariko tugashyiraho uko turubanamo, akaba aribyo twumvikanamo. Nyamara nibyo byagiye biba, abanyarwanda batoranya gukorera ubumwe no kwiyunga, bagenda aribyo batoranya. Kugira ngo Scovia yaramaze no kwivuga ati buriya abantu ba rescape nibo batanze byinshi, kuko ni nabo batanze byinshi, kuko batanze imbabazi. Abazisabaga, abakoze ibyaha bazisabye ni mbarwa, ntabwo ari benshi cyane. Ariko abandi bateye intambwe kuko bumvaga bashaka ko iki gihe cyubakwa, iki gihugu cyubakwa, ubumwe bw'abanyarwanda bukaboneka, abantu igihugu tugatangira tukacyubaka kigatera imbere. Urumva bateye iyo ntambwe nini, kandi nibo bari bafite icyo batanga, abandi ntacyo bari bafite cyo gutanga. Batera intambwe, bo batanga imbabazi, kandi abandi wenda batazana izo zibasabye. Ariko babikorera ko bumvaga iki gihugu tugomba kucyubaka. Nibyo byo kuvuga ngo mbese mwajya kujya hamwe rwose, ubwo se nyuma ko twabazanye bakajyamo. Ndetse n'igihe twarwanaga muri Kongo, ko abari baravuye aho ngaho hakurya bari baraje bakajya mu basirikare, bakaba ari bo bafatanyaga n'abandi kurwana muri Kongo n'ahandi, cyangwa n'ubu ngaho turi hose ko ariko bameze. Iyo waje ugahabwa umurongo mwiza, uri umusirikare, ukabona abayobozi beza, urakurikira. Abasirikare ndetse bagira discipline. No muri politiki nuko, iyo mufite umurongo mwiza mwumvikanye, noneho mugakora mukurikije ukuri, ibintu bijya ku murongo mugakora. Ni nacyo bituma mureba u Rwanda rugenda rutera intambwe imbere. Ntabwo ari uko ari abantu gusa bavuye hanze, nuko ari abanyarwanda bari mu Rwanda, ari abarescape, ari n'abandi bari ku ruhande rwicanaga, bicaye abantu tugafatanya tukubaka ubumwe bwacu. Ariko muko kubaka ubumwe, ariko twubaka amajyambere y'iki gihugu cyacu, ariko twubaka ubukungu bwacyo, ariko twubaka governance yacyo. Ubu ngubu tukaba isi yose iza kutureberaho ibyo dukora. murakoze honorable. Ngira ngo twari twakurikije uko abantu bagiye baza, hagiye gukurikiraho umwiru, then Godfather. Umwiru niba ari ikibazo cyangwa ari inputs, nyuma yawe harakurikiraho Godfather. Nyuma Godfather ngira ngo ni Dr. Grace, then Mushaija. Umwiru isiyotani. Murakoze, mbanje kubashimira, ngira ngo muranyumva neza.
urakumva Okay. Njyewe ndabaza ku ruhare rw'urubyiruko rw'abanyarwanda cyane cyane bano dusanzwe duhurira hano ku mbuga nkoranyambaga dufatanya muri byinshi cyangwa se dufashanya byinshi ariko turacyakeneye first of all dukeneye support. Uyu munsi ikibazo cya mbere njye mfite ni ikibazo mwahereye kuri Kajuga ndumva ari we Honorable yabanje gusobanura tujya kuri batanu. Ikibazo cya gatatu twagiye tubazwa kenshi tukanagisobanura ariko abantu bagasa nk'ababyinnye amatwi nk'uko bisanzwe. Ikibazo cy'umuntu rwarakabije, abantu ntabwo twese turamusobanukirwa ngo tumenye, wenda abenshi ni n'abana. Nkanjye wenda hari amakuru mba nabashije kubona ariko nayo ntabwo ari amakuru nahita mpagararaho 100% ngo mvuge ngo aya ngaya nakabaye nyahagarara imbere y'umuntu, kuko ni byinshi tubazwa hano ku mbuga, cyane cyane wa mugani ko ubazwa n'umuntu udafite icyo ahomba, ukubaza uko yishakiye akakubaza ibyo ashaka n'igihe ashakiye. So ku ruhare rwanyu nk'umuyobozi cyangwa se nk'umuntu wagiye ureberera uko RPF yagiye mu mihindagurikire, mu myubakire, mu gutera imbere byose, hajemo n'izo integration z'abavuye muri FAR ariko bakaza no gusavinga igihugu ku ngoma cyangwa se kuri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. So ese haba harabayemo sinzi naho nabyita ihanagura busembwa cyangwa nabyita ihanagura cyaha, cyangwa se hararebwe neza bikamenyekana ko rwarakabije nta cyaha na kimwe afite, bityo akabasha gusavinga tutaramubonye nk'uko tubona abandi bagiye bijandika cyangwa se bagiye bivanga muri jenoside cyangwa se bagiye bashyigikira iyi leta ya Habyarimana. Ese haba harabayeho urukiko rubyemeza koko nta cyaha afite? Icyo ni ikibazo cyanjye cya mbere. Icya kabiri ni ugushimira cyangwa se ku ruhare rwawe nk'umuyobozi dukeneye video. Wahoze uvuga ngo wari uzi ko hano hantu haza utuntu dukeya, nibyo hano hajyaho utuntu dukeya kugira ngo ubone abagukurikira benshi, bisaba ko utanga message ariko mu gihe gitoya. So njyewe nshobora kuba mfite make ariko mbaye ndi kumwe nawe cyangwa se nkubona hano cyangwa se mbona ibiganiro byawe byinshi, nakabaye mfite utuntu twinshi byibuze nkazaduteranya tukazavamo nk'isaha yose, ariko posting iminota 2 duhura tuganira. Niba no kugusura byemewe wenda nk'abanyamakuru nibo bahagere cyane, ariko twe nk'urubyiruko turagukeneye cyane kwicarana nawe isaha ku yindi, haba ari ukugusura mu rugo, haba ari kuba baduteganyiriza ahantu muri rusange twahurira. Turagukeneye cyane cyane kuri uru rubuga. Buriya YouTube n'izindi mbuga hari ukuntu zidatorera cyangwa ushobora kujyaho nta kintu bigutwaye muri rusange, ariko hano ho especially ku muntu wahageze ku bwa Nahimana azi ukuntu byari bigoye. Nahimana yirirwa dutuka n'abandi baje nyuma nabo ba Mukanyi kubava ku zindi mbuga baraza badusanga hano. Icya mbere nagira ngo icyo ni icya mbere nshaka kubaza Honorable Tito. Icya kabiri ni ukugira ngo ni ukubaza Scovia imikoreshereze urubyiruko izi mbuga nkoranyambaga. Twese tuzizaho, nta watanze CV nibyo, ushobora kuzaho uri umushumba wari uvuye kuragira, ushobora kuza, ariko iyo bigeze ku mateka nkeka ko ubundi ntabwo mu gihe cyo kwibuka cyangwa se amateka y'ibyaranze u Rwanda na jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ntabwo hakabaye hariho debate. Hari debate zakabaye zitakemewe uyu munsi yo kuba umuntu yaza hano agashyiraho topic ngo wese ngo ibi ni ibyanyabyo cyangwa se ibyanyabyo. Nkeka ko izo debate ntabwo zakabaye zigikenewe mu rubyiruko uyu munsi. Nta muntu wakabaye kibarishwa, nta muntu wakabaye kibaza ngo ese ngo koko ngo nibyo ngo Habyarimana yarapfuye ngo abantu ntabwo bibaho. Ntabwo wambwira ukuntu indege yaguye umuntu w'ibyumba agahita apfa muri iryo joro indege ikigwa, cyangwa se amasaha make indege imaze wibaza, cyangwa se umukoro dufite uyu munsi nk'urubyiruko. Hari byinshi, hari ahantu twakura, hari ahantu
ho gukura amateka ariko ayo dukeneye ya mbere kuko urabona nibwo tucyubaka. Uyu munsi Muyaya arapostinga ikintu agahita ashyiraho ngo Kongo Terema, ni ukuvuga afite influence ye kandi iriya yari indirimbo y'umuntu umwe. Icyo dukeneye hano ni ugukuza platform nk'abanyarwanda, ariko urubyiruko ntabwo ari ngombwa ngo uzi gutukana cyane kuko turacyafite byinshi tutarashyira hano hanze, tutarashyira kuri izi mbuga, tutaragaragaza. Turacyafite byinshi byo kuvuga kurusha uko waza hano wenda ugiye kubwira umuntu ko ari iki ngiki cyangwa se adatekereza neza. Ntabwo turagera kuri urwo rugero. So inama se cyangwa inyunganizi ku mikoreshereze y'izi mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku bantu bazimenyereye cyane cyane iki kibazo ndashaka ko na Godfather, sinzi niba gihari, aze kugikomozaho akihagera. Yes, aze kugikomozaho neza akihagera. Ni gute icyo dukeneye ntabwo ari uko twese tuzamura platform, ahubwo dukeneye umuntu umwe, yaba ari Godfather, yaba ari na mama Scovia, nawe aracyafite imbaraga, yashobora guhypinga abajene, guhwitura cyangwa se gukangura. Ntabwo uyu munsi, ntabwo inshingano zo gusubiza ikigarasha ntabwo ari iza minisitiri wa bintu bumwe. Ikindi nashakaga gusaba Tito ubasha kutugererayo muzehe, uyu munsi umuntu araza hano ku mbuga agatukana kuri Twitter, tukabona wenda minisitiri wa bintu bumwe niwe ugiye akatubwira ati uyu muntu yitwa Gitifu Sebatware, yitwaga gutya mbere, ababyeyi be bavuze ibi. Impamvu yo kubikora ni iyi ngiyi. Nta kuntu nk'urubyiruko twebwe cyangwa se n'abandi bazadukurikira, njye ntabwo naje hano, mbere nari nzi ko ibi bya TikTok ari ibintu ushobora gufatiraho ifoto ukoresha ufotoza, ariko naje gusanga hari abantu babikoresha banduza u Rwanda, banduza abanyarwanda, batesha u Rwanda agaciro. So nta bwiza mfite buruta iki gihugu ku buryo ntakabaye mfata amasaha 2 nkivugira cyangwa se 3, ntacyo byaba bintwaye ngewe. Ni ukuvuga ngo ngewe kugira ngo nzave hano kuri izi mbuga kereka u Rwanda rutagihari. Nibyo mama Scovia yavugaga ati umunsi muganga azavuga ko uyu muntu atagihumeka, yashizemo umwuka, nibwo nzarekera kuvugira u Rwanda. So uwo mujyo niwo twese nk'urubyiruko turimo cyangwa se dushaka kujyamo, ariko turacyabura information z'abantu baza hano bakadutuka. Umuntu akaza hano akavuga ati, hari abantu baza akavuga ati njye nabaye mu Nkotanyi, atari ko ndabizi zakoze gutya, hari ibyo tutumvikanye, njye ndigendera kubera ko ntashaka ibyabo. So ariko abo bantu bose turabakeneye, dukeneye kumenya information, aho kugira ngo umuntu azatumanipire adukubitisha experience nawe adafite kubera ko yabyiyise gusa, kandi ujya kureba muri background ugasanga ni n'umuntu wavuye hano akoze ibyaha, ni umuntu wavuye hano yibye, cyangwa se amategeko agiye kugongana n'amategeko mu buryo bumwe cyangwa ubundi agahita agenda. Uwo niwe bagiye kuvuga ngo niwe mupoza tugiye kugira uyu munsi. Uwo niwe muntu ugiye kwanaliza politiki uyu munsi. Uwo niwe ugiye kwanaliza ngo imikorere ya leta uyu munsi, kandi yakabaye ahubwo aza agafesinga amategeko. Abo nibo bantu turimo guhurira hano nabo. Niba nk'urubyiruko dushobora kubona access ku makosa n'ubugwari bw'aba bantu barimo kudutuka bitwaje ngo nuko bahunze igihugu kubera amafuti yabo, mudufashe mudukorere ubuvugizi. Ayo niba ari amazina umuntu ajya azana nakuburanye umubwira uti jyewe ndakuzi uri umujura, tubivuga uko biri, nubibona amenye ko ari umujura, yavuye hano nk'umujura ajya kwanaliza politike. So ntadukubitishe ko yavuye aha cyangwa se tutazi icyo ari cyo, kandi leta ifite ubushobozi bwo kubimuzi, bamutubwire hano. Niko abo ba Gitifu Sebatware bagiye baza, niko abo Gatanazi n'abandi bose bagenda bagahindura amazina akaza, niko ba Marara baje hano kuri izi mbuga. Marara akaza akakubishya ngo njye ngo nari ngo natwaraga ngo perezida ngo hari ibintu byinshi, akaza kubwira ngo njye ngo naganiraga na ba generali Ibingira n'abandi ngo hari ibyo bavugaga ngo uyu munsi ngo batakubwira. Umuntu nk'uwo ugasanga aho kugira ngo
umuntu abashe kubona amakuru yatwimira cyangwa se yatuma uyu muntu aza niba ari n'ipfunwe afite adakeneye gufesinga amategeko, ipfunwe rizamukure muri twebwe kubera ko afite ipfunwe ry'ibyo yakoze twamenye, ntazaze umunsi umwe aza akavuga ibi. Turacyafite confusion y'abantu b'abanyabyaha bahunga u Rwanda ariko ntitumenye amakuru yabo, kandi leta ifite ubushobozi. Naba nshoreje aho ngaho. Thank you. Okay, Mwiru wabajije ibibazo ushyiraho na inputs, reka agiye gukurikiraho. Sinzi niba hari ibyo rusabye honorable, reka gusubize ko hatakukiraho Godfather. Ikibazo warubajije niba nibuka neza watangiye kubaza rwarakabije, numvise ari ikibazo kuvuga ko rwarakabije ndebye. Yes. Reka turebe rwarakabije nuko ari we bavuga gusa, hari n'abandi bose bagiye baza, ntabwo ari bo wegera ngo nuko yarayoboye nyine FDLR hariya hakurya hanyuma akabona ntacyo bizabagezaho akagira yacya we akemera gutaha. Ibyo nababwira ko ni igihugu cye, ntabamubuza kuza mu gihugu cye. Aje rero iyo bamwakiriye n'abo ngabo bose bakiriye bagenda abasirikare bashyira mu gisirikare bagakora iyo mirimo, nayo niko bamwakiye ajya mu gisirikare.